Ndagusuhuje kandi nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza aho uherereye hose, aho dukurikiye hose uherereye, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, ariko ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndagusuhuje. Murabibona rero imbere ya kamera za HUMURA UZABYARA TV dufite umutumirwa. Nk'uko bisanzwe tugenda tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko twibanda ku buhamya, twibanda ku bintu byagirira sosiyete nyarwanda akamaro. Ngira ngo rero ubwo duherukana twari turimo twumva ubuhamya bwa Alice Musani wabo, yatugejejeho ubuhamya mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nabwo dufite undi muntu ugiye kutugezaho ubuhamya. Ngira ngo reka abanze atwibwire, noneho tuze gukomeza n'ibindi bikurikira. Nitwa Alice Usaba Maria. Ngira ngo nibyo, ariko ndishimye ko uyu munsi televiziyo HUMURA UZABYARA yantumiye. Niteguye kubaha ubuhamya bw'ubuzima nagiye nyuramo mu gihe cyose kuva nashaka. Urakoze cyane, ariko nk'uko bisanzwe rero mbere yuko dutangira turabanza tukiragiza Imana. Reka tugusabe ubanze udushyire imbere y'Imana, noneho dutangire ikiganiro cyacu neza, Imana nayo igishyigikiye. Reka dusenge. Data wa twese turagushimye, uri mu ijuru, uri ahirengeye, wabanye natwe. Tugushimiye ko ukomeje kutubera umubyeyi, yaba mu bihe byiza no mu bihe bigoye. Uri Imana, turakwiringiye kandi turakwizeye. Ngushimiye ko washyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga abantu bashobora kuganiramo kandi bagasangira ubutumwa n'ubuhamya bukomeza umuntu uwo ari we wese mu rugendo. Mwami Imana, uhumugisha iki kiganiro, kandi ucyumva wese n'ugikurikiye akireba, Mwami Imana ahagirira umugisha, kandi Mwami azabonemo inkomezi n'inama zamufasha gukomeza urugendo. Bane natwe muri byose, turakwihaye mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Akoze. Ngira ngo wenda noneho watubwira, dutangira ikiganiro, watubwira ibigendanye n'ubuhamya bwawe, cyangwa se ubanze wibwira abantu neza mu buryo burambuye. Nitwa kanaka wabivuze, ariko wenda uri mariye nyine, wenda se nize amashuri angana gutya, ibyo nabyo abantu bakeneye kubimenya. Okay, nari nabivuze. Nitwa Alice Usaba Maria. Nkuko nawe umaze kubisubiramo, ndubatse. Maze uyu n'umwaka wa 4 ntangiye nubatse. Ndi umwangirikani, nsengera muri paruwase ebyiri. Hari paruwase ya Rebero na paruwase ya Masaka. Izo paruwase ndi kubarizwamo muri iki gihe. Ndakijijwe mukuri, kandi ni nacyo nshimira Imana, sibyo nirata. Ikindi wenda kubigendanye n'amashuri, nize kaminuza, niga Igikondo mu kigo cyahoze cyitwa SFP. Ubu ngubu ni kaminuza yitwa College of Business and Economics, nizemo finance. Ibyo mu buzima busanzwe, ntago mfite akazi gahoraho, ariko nkora mu bigendanye n'ubushakashatsi. Yego. Ngira ngo muri make ni ibyo ngibyo. Hanyuma Alice, noneho watangira utubwira ubuhamya bwawe mu by'ukuri ku kigendanye n'urushako rwawe. Noneho uhere wenda ushaka kugeza uyu munsi. Noneho natwe ubwo turagenda tugira ibibazo by'amatsiko tugenda tubaza hagati aho ngaho. Murakoze. Ngewe ubusanzwe nashatse muri 2018 mu kwezi kwa 2 ku itariki 3. Akenshi ndabizi abantu bose bubatse ni itariki batakwibagirwa. Ari umunsi w'amateka. Ego. Nyuma yo gushaka rero, mfite urugo rwiza, turishimye, turanezerewe. Nagize natwise ntari namaramo igihe kinini cyane, ariko inda imaze kugira ibyumweru 34 nza kugira ikibazo cya preeclampsia. Wenda sinzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda iyo ndwara, ariko ni indwara isigaye iriho cyane, iza ikazana umuvuduko, ukabona ibimenyetso bidasanzwe, ukarwara umutwe, ukagira isereri. Ngira ngo ireze ni indwara iriho cyane. Iyo ugeze kwa muganga usanga ababyeyi benshi bari kuvuga ko bahuye n'iyo preeclampsia.
iyo preeclampsia rero yamfashe mu buryo budasanzwe, yaje nk'umunsi umwe iraza, njya kwa muganga bisanzwe, mfata agasakame ndagenda nk'ugiye kwisuzumisha bisanzwe, kuko sinari ndembye, nari mfite isereri, sinari mfite iki, ariko numvaga mu mubiri bitagenda neza, hari akantu katameze neza. Icyo gihe rero ndabyibuka, njya CHK, ngezeyo umuganga wankurikiranaga arebye abona tension yanjye yazamutse cyane bikabije, arambaza se nta hantu babara, nta hantu uribwa, ariko bisa naho nari nabyimbye intoki, nabyimbye mu maso, ariko nta hantu mbabara pe. So rero abanza kugira ngo niwe wibeshye, kuko kame urebye tension nari mfite yari iri hejuru cyane. Asubiza ku kindi cyuma, ajya kureba ku yindi mashine, asanga nabwo nuko tension ni yayindi, ntabwo yibeshye. Byahise biba ngombwa rero ko bambaga kugira ngo basove yaba njyewe cyangwa umwana. Barambaga, gusa kubw'amahirwe makeya ntabwo umwana yamaze iminsi myinshi, yamaze iminsi 3 ajya kugira ibibazo byo guhumeka, kuko yari akiri muto cyane, arafite ibyumweru 34 byari bikeya, ibihaha bye byari bitarakomera. So aho agendeye rero urumva ko yagiye mu kwezi kwa 9 ku itariki ya mbere. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi turacyari mu rugendo rwo gutegereza Imana. Ngo ndabivuga mu buryo bwo kubona abandi bana, kuko nagerageje kuganira n'abaganga, nta kindi kibazo gihari, ariko bavuga ko iyo ndwara ishobora gutera gutinda kongera kubyara, ariko ntago ari byo twishingikirizaho, kuko uko byagenda kose umuganga ntatanga urubyaro. Umuntu uwo ari we wese ntashobora kuguha urubyaro, kuko tuzi neza ko hari benshi batabonye n'uwo nguwo wenda wapfuye. Ariko icyo twishingikirizaho ni Imana, kuko tuzi ko isaha n'isaha Imana itanga urubyaro, kuko n'uwo wapfuye ntabwo twari tubizi ko tuzamubona, ariko uburyo yajemo byagaragazaga ko ari ubushake bw'Imana. Rero muri urwo rugendo ntago aba ari ibintu byoroshye, ntago aba ari ibintu umuntu avuga ngo ndicaye ndatuje, byanga bikunda. Hari igihe kigera umuntu akumva ari mu gahinda, ukumva se wabaza Imana, ariko iyo uri umwizera, iyo usenga, iyo wizera ko Imana ishobora byose, ntabwo ugenda ngo uheranwe n'agahinda cyangwa ngo uhangayike cyangwa ngo wibaze ute se hari ikindi kintu cyaba kidasanzwe, ariko twizera neza ko Imana ikorera ku isaha yayo itandukanye n'iy'abantu. Yego, ndatekereza ko ari rwo rugendo turimo kugeza uyu munsi, mpereye aho nashakiye, ngira ngo nibwo buhamya nasa naho mbasangiza, kuko nzi neza yuko hari benshi ngenda mpura nabo, hari inshuti zanjye zagiye zigira ibibazo byo gutegereza igihe kirekire urubyaro, hari abo nzi benshi bagiye bamara imyaka 10 bakabyara, hari abo numva mu makuru, abantu benshi bategereje cyangwa se bategereje n'ikindi gihe kirekire ariko bakabyara, ndabazi, tugenda twumva ubuhamya. Yego, nshingiye no ku buhamya bwa Alice njya kumumenya, Alice Musani wabo, atanga ubuhamya bw'uburyo yategereje urubyaro, ukuntu Imana yamwibutse ikamuha abana. Narabasuye nsanga bafite abana beza b'abahungu 2 bishimye rwose, numva byahise byongera kunyereka ibitangaza Imana ikora umuntu uwo ari we wese adashobora gukora. Ngira ngo aho ngaho wenda kimwe mu bintu bisa naho bigufasha ni uko nyine uba unasenga wizera ko isaha n'isaha umuntu ushobora kongera kubyara. Ariko se kuva icyo gihe umwana yitabye Imana, mu by'ukuri haciyemo igihe kingana gute? Ubwo hashize igihe kingana gute kuva icyo gihe? Hashize imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice nabyo urumva ko ni urugendo narwo rurerure. Mu myaka 2 n'igice hari igihe ushobora gusama nabwo ikavamo, hari n'igihe ushobora kuba utarongera gusama na rimwe. Muri iyo myaka nta kindi kintu kigiye kiba hagati aho? Oya, nta kindi kintu na kimwe kigeze kiba. Ndumva ntabwo ni ibintu biba bitoroshye. Aho ngaho nshobora guhita nibaza, wenda mufite icyizere kuko mwari mwarabyaye ko mushobora kongera mukabyara,
ese kuba wowe ari wowe ufite ikibazo, ufite umufasha, ufite umugabo mwashakanye turabizi ko benshi bijya bibaho ko ashobora kurambirwa turi abantu akaba yakigira no kubyara ahandi kuko arabizi ko ari wowe ufite ikibazo. Umugabo abifata gute cyangwa se nta kintu kikwereka ko yarambiwe? ariko Peter, urebye yaba ari hagati yanjye yaba ari n'umugabo wanjye, nta muntu ufite ikibazo muri twebwe. Wenda mbisobanure neza kugira ngo n'abakurikiye Humura Uzabyara TV bumve aya makuru kandi bayagire ay'ingenzi. Mukuri tujya twibeshya rimwe nk'abantu bashakanye, ugatangira gutekereza ngo ahari mugenzi wanjye ngo niwe ufite ikibazo, ahari se umugore niwe ufite ikibazo, umugabo niwe ufite ikibazo. Hagati yanjye nawe nta muntu n'umwe ufite ikibazo, kandi akenshi usanga ariko bimeze. Naho bagiye kwa muganga ugasanga wenda bafitemo ikibazo cy'uburwayi, iyo turimo turasezerana uribuka indahiro turahira, urarahira ukavuga ngo urarahira ukavuga ngo nzabana nawe mu byago mu makuba, arwaye ari muzima. Iyo ababyubahiriza urabizi ko ari bake birabagora. Ni ikintu kigoye cyane, ariko mbere y'uko umuntu arahira kwanza yagakwiye kuzajya abanza agatekereza ku ndahiro agiye kurahira ko ibi bintu ndi kurahira nzabikurikiza, nzabyubahiriza. Nkaho bamwe barangiza umuhango kuko ntabwo bajya babikurikiza benshi. Biragora. So rero ngarutse iwacu, ndashima Imana cyane kuko ari njyewe ari n'umugabo wanjye ibintu byose tubyumva kimwe kandi tukabijyana mu murongo umwe. Nta kindi kintu kibidufashamo cyane uretse gusenga, tugahuriza ku mugozi umwe, tugasenyera umugozi umwe. Gusa ibyo bintu byose biba biri mu murunga w'urukundo n'amasengesho. Iyo urugo rubuzemo urukundo n'amasengesho, haba hajemo ikindi kintu kidasanzwe. Ni nacyo ahanini mbona gisigaye gikomeye mu miryango y'uyu munsi igitegereje kubona urubyaro. Iyo mutari kumva ibintu kimwe, urukundo rukatangira kujya hasi, amasengesho akabura, umwe atangira guca inzira ye, umwe atangira gushaka inzira anyura, undi akanyura ibumoso, undi akanyura iburyo. Ibyo ngibyo ako kanya bihita bisenya urugo, ugasanga na rya sezerano Imana iba yarashyize, kuko Imana iyo igiye kurema umuryango no mu itangiriro irabivuga. Na Aburahamu ajya kubaho yaramubwiye ngo muri wowe amahanga yose niyo azakomoka. Bivuga ko Imana yishimiye ko abantu babyara kugira ngo umuryango ubeho. Adamu na Eva babeho, bagombaga kubyara kugira ngo abandi babeho. So rero yari ni misiyo y'Imana kandi ntago irarangira, kuko ntago Bibiliya itubwira ko iyi misiyo izarangira. Kubyara rero ni umugisha ariko utangwa n'Imana. So rero iyo abantu babiri bahuye bagashyira hamwe bagakurikirana iryo sezerano Imana yatanze, byanga bikunda rirasohora. Icyo rero nicyo ntekereza imiryango yose ikwiye kuzajya ishingiraho mbere y'uko munabana, cyagiye muba muri gufiyansana, cyagiye muba muri mu rukundo, cyagiye muba mutegura ubukwe. Ni ikintu mwakwiye kumvikanaho mukanasengera, mukumvikana uburyo muzabumbatira iryo sezerano mpaka rigezweho. So rero icyo nicyo kidufasha iwacu rwose. Ndanezerewe, nta kibazo mfite, ndishimye. Ni nacyo ngiraho inama abandi bose ko bagomba kugira urukundo, gusenga, bagahuriza ibintu hamwe. Ikindi ni communication, kuko hari ikibazo mbaye mfite, nubwo njyewe nta kibazo mfite, ariko mbaye mfite ikibazo nakwicarana n'umugabo wanjye nkamubwira okay, raporo ya muganga yagaragaje ko mfite ikibazo iki n'iki, tubigenze gute kugira ngo iki kibazo gikemuke? Ese iki ni ikibazo gishobora kuvurwa? Ni ikibazo gishobora kubonerwa umuti? Ese uwo muti waturuka hehe? Kuko ikibazo kiba kiri hagati y'abantu babiri babana, ni nabo baba bagomba kugikemura. Wenda ntago ni umugisha wenda wowe kuko umugabo abasha kukumva, ariko turabizi ko hano hanze hari aho bigorana cyane, ugasanga n'umugabo yigiriye mu bandi bagore, cyangwa se ugasanga biteje ikibazo cyo kuba ushobora no gusenya urugo. Ibyo ni ibintu bibaho. Ngira ngo rero we ni ikintu cyiza ko nibura mubasha kubyumvikanaho. Ngira ngo njye impamvu nayo mbivuze nuko waruvuze ko nyine hari ikibazo, hari uburwayi wagize bikaba byaratumye bakubwira ko ushobora kuzatinda kongera kubyara. Buriya burwayi hari abandi babugira nyuma bakongera bakanabyara,
ariko ntago chance zanjye arizo chance z'umuturanyi wanjye. Ntago twese tugira amahirwe angana. Hari n'abashobora kugira buriya burwayi ntibongere no kubyara, bibaho nkurikije raporo nagiye nandikirwa n'abaganga. Ariko ntago ari uburwayi uvuga ngo ni bwa bundi buhoraho, kuko ari indwara isobanurwa na tension n'utundi tuntu tuzaho nyuma two kubyimba no kugira gute, ariko ibyo byarashize burundu. Yaba tension yanjye imeze neza, ubuzima bwanjye bumeze neza, nta kibazo na gito yabufite, kandi n'ubwo umugabo wanjye bumeze neza. Hanyuma dusibye n'ibyo ngibyo, uretse n'ibyo wenda byo kuvuga umugabo mubana mu rugo, kuba kumva ni umugisha, ni ibintu byiza, niyo mpamvu bigutiza imbaraga ukabona ko ubukomeye. Ariko hari umuryango n'ubundi umugabo nawe aba afite, hari aho yaraje mwaragiye kubana, wari ufite umuryango wawe nawe ufite uwe, none mwe mukaza guhura mukora umuryango nanone wanyu mushya, ariko afite famille aturukamo, wenda afite ababyeyi, afite hari ukuntu umuryango nawe urambirwa ukavuga ute se umugore utabyara bimeze bite? Aho ngaho famille y'umugabo uranatubwira noneho no kuba hari abantu mushobora kuba muziranye b'inshuti cyangwa se abaturanyi, abo bose bagenda bakomeretsa umuntu, aho ngaho ho bimeze bite? Peter, umbajije ikibazo gikomeye cyane. Nimba hari ikibazo gikomeye umbajije ni iki ngiki. Biragoye wenda nabivuga muri rusange, ariko ni ikibazo cyiza nkurikije kumenya umuntu utakureba neza cyangwa utakuvuga neza atabikubwiye biragora. Ushobora no kubyumva wenda handi ariko nta gihamya ubufite. Ariko muri rusange kuri njyewe, kuko nzi neza ko nta kibazo na gitoya mfite, ibi ndi kubivuga kuko wenda nagize amahirwe, njyewe ndanatwita uwo mwana araza, nzi ko ndi muzima, nta kibazo na gitoya mfite. Ariko reka mbivuge wenda nkaho nta umwana n'umwe nigeze mbona wenda nkamara iyo myaka, kuko nzi hari inshuti zanjye nyinshi, hari abo nzi, hari nabo twiganye bagiye bagira ibyo bibazo, agashaka akamara umwaka 1, 2, 3, 4 agategereza, nta niyavuyemo, nta n'uwapfuye, nta namba. Biraryana Peter, biraryana. Ejo bundi nahoze ndeba ubuhamya bw'uwitwa Nari wasengeraga muri ADPR, ariko aza kuyisezeraho avuga ko abantu basenganaga, abantu baririmbanaga bamubereye ikigeragezo kubera ko yatinze kubona urubyaro, akamara imyaka 6 ategereje, oriyo kugira ngo bamuhumurize bamube hafi, kandi ariyo societe arimo. Baramukomeretsa, bakazajya bamuvuga, bakazajya nyine biramukomeretsa, kugeza ubwo afata icyemezo n'umwanzuro. Umuntu wari umuvuga butumwa akava mu itorero akajya murindi. Rero nagira ngo mbishimangire, kuri nge nta kibazo mfite pe, yaba umuryango, yaba abaturanyi, sinzi nimba hari icyo batekereza cyangwa se inshuti zanjye cyangwa abo twiganye, ariko ndabizi ko buri muntu wese aba mfitiye umutwaro, baransengera, banyohereza ama message, barampamagara. Numva nta kintu kindemerereye cyane kuri ubu ngubu, cyane nko kumva ko abantu banjye ba hafi baremerejwe n'ikibazo cyanjye. Ku miryango ni ikindi kibazo, kuko hari nk'umushuti wanjye, aha wenda nshaka kuvuga amazina ye hano kuri kamera, ariko yagize ibibazo, imaze imyaka 4 atarabyara, iwabo w'umugabo bamumerera nabi cyane kugeza ubwo n'umugabo nta kibazo bafite, ariko kubera kubangamirwa n'umuryango w'umugabo ashaka gufata icyemezo cyo kujya gusaba divorce. Urumva ni ibintu bimukomeretsa kandi bitari ngombwa, kuko nimba abantu babiri bari kumwe bo ubwabo bakaba bumvikana, nta kintu na kimwe cyagakwiye gutuma abandi bantu bo hanze baza kwivanga mu mubano wabo. Rero ntekereza ko wenda n'abantu mukurikiranye iki kiganiro, n'abantu muri kumva ibi ngibi, ntekereza ko umuntu wese yagakwiye kujyaho agaciro urugo rw'abandi. Iyo abantu babiri babana, aba ari bo babana, bagomba gukemura ibibazo bafite, bakabyimenyera, bakabana mu buzima bwabo. Ariko rero iyo ugiye kubamo hagati yabo, nawe uri kwangiza
bwari igisezerano ry'Imana. So rero ntekereza ko muri iyi minsi Peter icyo ni ikibazo gikomereye imiryango myinshi, nyirabukwe w'umuntu akaza agategeka mu rugo rw'umwana, baramukazi bawe bakaza bati bundi iyi ngumbi itabyara uyijyana hehe. Kenshi na kenshi usanga banavuga amagambo akomeretse asesereza rwose. Ntekereza ko ari umuco rwose ukwiye gucika, hanyuma abantu bagatangira kuribera abashakanye bagakemura ibibazo byabo bafite. Ariko ku ruhande rwanjye ndashima Imana kubera za nkingi nakubwiye, urukundo, gusenga na communication. Ibyo bintu byubaka urugo kandi bikemura akantu akariko kose. Yego, nicyo kidufashije. Yari imiryango yacu, turabahamagara tukababwira uko situation imeze, tukababwira uko tubyumva nuko tubitekereza, nabo bakadushyigikira. Nimba hari aho dukeneye ubufasha bakabuduha, nimba kandi ari amasengesho dukeneye nabyo tukabibabwira. En fait naguye ahashashe, reka mbyite gutyo. Arakoze cyane Alice. Ngira ngo wenda nanjye ngira ikintu mbwira nk'abantu. Hari ukuntu usanga ubundi urugo aba ari urw'abantu babiri. Rero iyo umuntu agiye kuza akaza kwivanga mu bintu, mu by'ukuri hari n'igihe biba bitakureba, ntago biba binakureba kwanza, kuko ibibazo byanyu mu rugo byakabaye bimenywa n'igikuta cy'icyumba mubamo bikanarangirira aho ngaho. Mu gihe rero abantu ubwabo nta kibazo bifiteho, ntago mba ntekereza ko ari byiza ko umuntu yaza azana amagambo asesereza. Baravuga ngo agaho kari kuwundi karahandurika. Icyo gihe rero ujye utekereza nawe abaye ari wowe ibyo bintu barimo babikorera, ntabwo ari ikintu cyiza cyo gusesereza. Hari abantu hano hanze baba bafite ibikomere bitandukanye bitewe n'abantu baba barababwiye amagambo atari meza, amagambo asesereza. Ariko wowe ndumva ni ikintu cyiza ubwo nibura famiye zibasha kukumva, unafite icyizere ko bizakunda ugereranyije n'uko we wari waragize amahirwe n'undi ukabona umwana. Kugira ngo rero tugana ku musozo, nzagaruka kuri televiziyo nteruye umwana. uri gushima Imana. Gushima Imana cyane. Ni ikintu cyiza. Hanyuma rero tugenda dusoza ikiganiro twagiranye cyangwa se ubuhamya watugezagaho, gira ikintu ubwira imiryango noneho harimo n'itarigeze ibona n'uwo ngumwe, wenda nubwo wowe wagize amahirwe make yo kutakomeza kumugira, ariko hari imiryango hanze aha ngaha iba igitegereje itari yabona n'umwe. Ugira ikintu babwira, ubarimo agatima nibura. Well, urakoze cyane Peter. Miryango inkurikiye, ndashaka kubaha imiryango inkurikiye muri aka kanya, ndashaka kubaha ubutumwa bw'ihumure. Imana iyo yemeye ko abantu babana, icyo mpamya neza cyo nuko iba ifite ikintu yabageneye, kandi isezerano ry'umuryango ry'abantu bashakanye ni urubyaro. Rero bishobora gutinda, ntibibere igihe njyewe cyangwa wowe ubishakira, kubera ko igihe cy'umuntu gitandukanye n'igihe cy'Imana. Ndabasaba kugira patience, kwihangana, kandi mu kwihangana harimo ibintu byinshi. Harimo kubana neza, mu kwihangana harimo gutegereza kandi ukiranuka, ntushake kunyura hirya. Hari abantu bahita bihutira barandoze, hari abantu bahita bihutira mu bapfumu, hari abantu bahita bihutira agahora kwa muganga, ugasanga yahereye ku ivuriro rya mbere akagera ku rya nyuma. Kandi mu kuri ibyo kwa muganga bamubwira hamwe n'ibyo n'ahandi bamubwira n'ibyo n'ahandi bamubwira, ariko ntiyemere. Reka mbagire inama, mbabwize ukuri, kujya kwa muganga ni byiza, ni ukwivuza ni ingenzi, ariko muganga mukuru ni Imana. Habeho kwizera Imana, habeho gutegereza isaha y'Imana, kandi muyitegereze neza. Ndizera neza ko nyuma y'igihe runaka Imana izabaha ibyo yateguriye urugo rwanyu. Amen. Dushimire rero abantu bakurikiye ubuhamya twagiranye na Alice. Ngira ngo hari ikindi kintu ushaka kongeraho? Hari ikindi kintu kimwe nari nibagiwe kubabwira cyagiye kinkomeza cyane. Nagiye mbona amakuru menshi atandukanye mu binyamakuru bitandukanye, yaba mu buhamya bwo kuri YouTube cyangwa se mu binyamakuru bindi, ugasanga nk'umuntu umaze imyaka 21
arayimaze iyo myaka ayimaze mu rugo neza nta kibazo abanye neza ariko akabyara Imana ikamwibuka ikamuha urubyaro. Hari abo mperutse kumva 21 hari uwo nzi ejo bundi twivuganiye ngewe ubwanjye yari amazi imyaka 26 yarategereje icyo gihe cyose kandi babanye neza n'intangarugero ku buryo mu gace kose bavuga ngo uriya muryango ni intangarugero. Imana ibaha umwana. So nkibaza ngewe nimba ntaramara n'imyaka 3 kuki ngomba kugira uko guhangayika nkenda nko kwiruka nka ku musozi, nyamara hari abandi bamaze imyaka 30 20 15. Abo bantu se wazaduhuza nabo? Abo bantu nzabahuza nabo baze babaho ubuhamya rwose, kandi ndizera ko namwe mukurikiranye iki kiganiro ubuhamya bwabo buzabakomeza. Yego, numva byagira ikintu bifasha cyane. Aba ari urugendo rurerure, imyaka ingana gutyo yose ni imyaka myinshi cyane, umuntu ubasha kubyihanganira aba ari intwari. Tegereje aba ari intwari, bari abantu ni intwari cyane. Hanyuma rero dushimira abantu bakurikiye ikiganiro nagiranye na Alice, tubasaba gukomeza gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Icyo tubasaba no kudushyigikira mukora comment, muduhe ibitekerezo byanyu, turabikeneye. Ibyo mubona twahindura mu bitubwire, mukore subscribe, mu sharing ibiganiro byacu tubagezaho. Ngira ngo rero dusoza nicyo wabwira none abari bakurikiye UZABYARA TV. Murakoze cyane abantu mwari mukurikiye UZABYARA TV. Ndabasaba yaba imiryango igitegereje abana, yaba namwe mwarangije kubabona, yaba n'abandi bari mu rugendo bakiri mu rukundo, muri rusange mwese mureke duhurize hamwe dufashe imiryango mu gihe gitegereje, tuyibwire neza, tuyisengere, tuyisure, dukore uko dushoboye. Icyo wumva washobozwa cyafasha wa muntu gutegereza tugikore. Nimba hari n'ubuhamya ufite ubumuhe bumukomeze. Yego, numva ari cyo kintu nababwira kugira ngo dufatikanyirize hamwe twubake umuryango unezerewe. Dusoza rero n'ubundi no kwiragiza Imana nkuko twatangiye tuyiragiza, turanasoza n'ubundi twiragiza Imana. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimiye, tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro. Ntago ibi tubivugira kwihimbaza cyangwa ikindi, ahubwo tubivugira kugira ngo dufashe abo turi mu rugendo rumwe. Kandi Data mwiza, ndakwinginze cyane kugira ngo uzumva iki kiganiro kizamufashe. Mwami, gifashe abagitegereje kubona abana, kandi nawe wigaragaze. Abafite uburwayi ubukize, abafite ibibyimba mu nda ubivure, abafite ibibazo mu ngo batabanye neza kubera gutegereza, ubasange, ububakire, ukuremo amakimbirane Satani azana mu ngo. Mwami, bongere babane neza. Twizeye kuzumva ubuhamya kuri iyi televiziyo bw'uko hari abantu benshi wagiriye neza nyuma y'uko bumvisha ubu buhamya. Icyubahiro n'ikibi cyawe muri byose mu izina rya Yesu. Amen.